mbereke ukuntu noneho proteze yanjye yari yagize. Yarabanje ikino kibora umuntu ukugira inama avuga ati wagize gutya ko bishoboka ko bizagenda gutya, wireba ako kanya icyo kintu akubwiye kitaraba, kuko urebye ako kanya ntabwo icyo kintu giha agaciro, ahubwo biteke nyine nze nkwereke sha iki kirenge cyacu inoze yayo iracomokoka, buro yayo nyine iracomoka, ikirenge nyine urumva kijya inyuma, ashaka kunguriza nkazamwishyura. Icyo kintu ndumva nagize kukibabwiraho, arankatira nyine ambwira ko bitakunda ndindire business yibanzigire bikumva, kandi seriously pe nari kuyamuha, sinzi nimba ajya areba ibiganiro byanjye ariko nari kuyamuha kandi nkayamuha igihe nabimubwiriye. Hello my people, mumeze mute? Ngemeze neza ndashima Imana. Mbanje mwese ndabahobeye, haciyemo igihe kinini tudaherukana, gusa ni umwanya n'ibintu bitabyoshye murabizi. Hari iminsi igera bitameze neza ariko nk'uko bakunda kwivuga abantu nkunda kubona, ariko nyine iminsi bikanga ariko indi minsi bigakunda. Rero ngiye iminsi nari ndimo ntabwo byankundiye yuko nakoraga, but naje noneho tugiye kongera gukomeza, nta nubwo tuzongera guhagarara, kuko ibintu byose nari mfiteho ikibazo byakemutse, ibintu byose nari mfiteho ikibazo byose nyine biri ku murongo. Ngitangira rero mwese ndabasuhuje, ni Miss Tesi wanyu. Ikaze ku muntu wese ugiye kureba ikiganiro cyanjye bwa mbere ageze kuri channel ya Miss Tesi aribwo bwa mbere, nashyigikire akore subscribe ndetse ana liking, anatere comment ibitekerezo ibiki byose nyine icyo muba mushaka ko nakora mujye mubimbwira muri comment. Nari mvuze rero kuko ntago nahita nza ngo nkomereze ku bindi biganiro, ahubwo nje kubabwira nyine iyo minsi nari ndimo bitari byoroshye. Nanababwira icyo nize muri iyo minsi. Hari ikintu nize gikomeye cyane, numva ko buri muntu wese ashaka kugira icyo akigiraho ndetse bikamufasha. Muri iyo minsi yose maze ndumva ari ukwezi kurimo harya ukwezi kurimo cyane ibyumweru 3, ndumva ukwezi kurimo. Rero urumva muri uko kwezi nizemo ibintu byinshi, kereka umuntu waba udashaka kwiga niwe utakwigamo, ariko njye narizi. Ndabanza mbatere story y'uburyo proteze yanjye yapfuye, insimburangingo yanjye nyine yapfuye, ndikumva. Ndabanza mbatere izo story, uburyo nabyitwayemo, icyo nigiyemo n'impamvu mbabwiye nyine ngo hari icyo nigiyemo, impamvu yabyo nyine y'ukuntu nakigiyemo byagenze gute. Rero ndabanza mbatere story y'ukuntu bwa mbere njye ubundi kubera nyine kumugara kwanjye ntabwo namugaye ngo nkoreshe imbago cyane, ahubwo njye nicaye mu kagare mu gihe nari narabona insimburangingo no kugura ukundi kudakora, ariko nyuma maze ukuguru kuzima kumaze gukira nibwo nahise mfata proteze nyine no simburangingo. Urumva ntabwo nigeze ngendera ku mbago, ntabwo nigeze nkoresha imbago. Noneho ndi kujya mpere hano kugira muze kumva ikintu nize nyine. Mama akajya akunda kumbwira, mama agihari nyine, Pasi wazaguze mu rugo nyine banyita Pasi, wazaguza imbago basi zikajya ziba ziri mu nzu. Njye nkamubwira sinkoresha imbago, proteze nzi kuyigenderamo neza, ubwo imbago nzaba nzikoresha iki koko? Ati hari igihe ushobora kugira ikibazo bigasaba nyine yuko izo mbago ugira gute uzikoresha. Njye nkumva izo mbago ndazikoresha sengiye, nkumva sinazikina muri dushe ngendamo nyine na proteze, hehe ngendamo na proteze nkamugama imbago ntazo nagura pe. Ndamuhakanira umwaka urashyira imyaka ingahe anyways, muri uko harya kwa gatanu twakwinjiye, kwa gatanu n'ejo, muri uko kwa gatanu nzuza imyaka 16 mfite ubumuga nyine, aribwo nibwo imyaka 16 izabishize, aribwo nyine
ishize mugaye. Aha ni nabwo ngiriramo anniversaire urumva ni nabwo nzagiramo anniversaire. Ubwo urumva nzaninoje imyaka yanjye nanuzuza kuko byose mbikorera rimwe ko urumva nakoze accident uyu munsi ejo ndi bugire anniversaire. Kumva tuzabifeta byose tuzafeta ariko ntapfuye dufete yuko abatesi mwese muri tayari munyandikire nzabahe proti muzaze. Muri kumva noneho mama ndamukana ndamubwira njye ntabwo nagura imbago kuko n'ubundi sinzikoresha kandi koko namwe mwabyumva nagendaga muri proteze neza nta kibazo sinjya mbabara byo kubabara ndavuga imbago ziraba ari iziki ndazihorera. Imyaka ya mbere yashira ubwo nyine muri kwa gatanu nzuza imyaka 16 ntakore sinzi imbago ku isi. Ariko ubwo muri icyo ejo bundi nyine muri no minsi ntari mari urumva umuntu aba ari mu buzima ashakisha agize ate nyine kuza gukora ikiganiro sometime bikagorana. Reka rero proteze yanjye igira ikibazo. Igize ikibazo nibwo navuze ariko iyi saha nibwo mba nkoresheje zaki zambago bekiye nyine nibwo uri kumva ikintu nyine umuntu nge nizemo ikintu gikomeye kumva ko nimba umuntu akubwira ati hari igihe iki kintu gishaka kuba niba koko ndi bakunda kuvuga ngo irinde aho kugira ngo uzajye kwivuza ugasanga umuntu ntari kwirinda ahubwo agiye kwivuza. Rero nanjye nk'iyo nza kuba mfite izo mbago ntabwo byari kungora nkuko byagize gute byangoye sibyo ko nyine bitanangoye cyane kubera yuko nagize amahirwe nyine yo kuba afite abantu bari hafi yanjye bagize bate. Rero nicyo kintu nshimira Imana kambere kuko noneho proteze yanjye yari yagize yarabanje ikino kiboro cyacu nyine kira nze nkwereke sha iki kirenge cyacu inoze yayo iracomokoka bro yayo nyine iracomoka kirenge nyine urumva kijya inyuma nyine kiba kigenda kibyina kugenda biraga mba ngiye kugira gute kugifungisha ikirenge. Ngeze kwa muganga nyine aho nkoreshereza barambwira ati n'ubundi kirenge cyarashaje amabro yayo nyine kubera kuyamena kugira mu mazi iki amabro yayo yarashaje naga ari gufatana ati n'ubundi rakigendera higiye gitoya kizongera gicike ugomba kugura igishyashya. Guys uzi umuntu kumbwira ibyo bintu nta mafaranga ufite yacyo nta nuze bikumva nta bushobozi nyine bwako kanya ufite kandi iki kintu kirihutirwa kugikora. Zambago bambwiye yuko naba afite mu nzu zaba ziri kumfasha ntazo mfite muri kumva icyo kintu ariko ngira Imana mbona uburyo bwo kujya gufungisha nyine barafungira bambwira ati nta minsi buyigendeho reka mbere kuko yari imeze. Video iri hehe video sorry ho gato mbere kuko no proteze yanjye yari imeze ego hano se bari bubone pro murebe ino video nyine na ino video nayo ndi kwereka umuntu nyine unkorera murebe ukuntu proteze yanjye yari ishaje hejuru hose ukuntu nyine yari ishaje n'ikirenge umva kidafashe hano hose muri kubona ukuntu hari hagiye hashaje. Bano bantu bazi no gukora by the way ariko shasi ndabona umwanya ngo ngiye gusigisha verne yanjye uri kumva babibonye neza bari uri kubona ukuntu nyine yari imeze ukuntu yari ishaje cyane. Okay aha nyine nayo ndi kwereka umuntu nkorera ndi kumubwira ati ifite ibibazo nyine abari nka doctor uri kubwira ibibazo byawe umva arayisana nyine ashyiraho ikirenge gusa iguma ariko n'ubundi imeze kuriya umva bwarakeye njya mu kazi ngeze mu kazi noneho ikirenge gitandukana uri kubona kino kintu cyo hejuru gitandukana na kimwe noneho ngiye kujya mu kazi mwumva ukuntu ariko Imana ni nziza sha mujye musenga n'ukuri. Ngiye nagiye muri douche ndi bwiyambarire ipantaro n'udusandari n'agapira gasanzwe mvuye muri douche umutima urambwira wambara ba wambaye n'igishati nyine kirekire ambara ba nyine ba uri kubona ukuntu bimeze nk'amasogisi inkuru yakuryohanye
ariko warasetse nuko mutaye kumureba namwe akumirwa uzwi ameze ngo nawe biramutunguye uri kumva noneho ndagira umutima namwe ati ambara ba atambara ba we kwambara sandali ngo wambare n'iki n'ipantaro umutima uranga ndambara ipantaro ndumva nashaka ibintu bimfata cyane umutima urangira umbwira ati wakwambaye ba guys nambaye ba nambara n'igishati nyine njya mu kazi noneho ndi kujya mbabwira ukuntu nyine mujye mwumva umutima nama wanyu mu gihe nyine muri kumva ibintu birwaniramo ngeze mu kazi nta nubwo nakoze umwanya munini nyine nibwo cyahise kijya gute gitandukana ndi kujya mbabwire rero akamaro k'iyo ba ikintu yamfashije ba uri kubona ibimeze nk'isogisi ariko ikazamuka nyine ikabakora ikirenge cyaratandukanye ariko ikirenge gitandukanye nticyatakara kubera ko ba yari igifashe ikindi gisigaye hejuru nyine ba iracyafashe kugenda bikanga ariko nyine urumva ikirenge nticyatandukanye nticyagize nyine ba byari bigifashe muri ba nabwo nyine ngira imana mbona uburyo mbita njya kugira gute kwikoresha ubwo bahise bampa ikirenge gishyashya nyine na hano hose si my leg muri kumva ubwo mwabibonye byarangiye noneho maze urumva ikintu ba yamfashije nyine ibaze niyo nza kuba nambaye sandali n'ipantaro urumva ikirenge cyari kugera gute cyari kujya hirya nkasigara na kino kintu nyine kidafite ikirenge ariko ba cyane ba nyine yamfashije gute ntabwo yaneje abantu uri kumva ntabwo ba nyine ntabwo yabaneje cyane cyangwa se ngo nanagwe kuko urumva bita bitandukana ako kanya nari kugwa ariko kubera ba yarakomeje nyine iraproteje nagira rero mbabwire mujye mwumva umutima nama wanyu nyine mu gihe wumva ibintu biri kurwanira mu mutima wawe ujye utuza wumve hari ijwi nyine uba ugomba kumva riri bugufashe mu mwanya uri imbere ubwo rero mpita niyambara ba urumva nyine yaramfashije tuhita tugenda rero kwa muganga arambwira ati nari nabibonye ko ikirenge cyashaje ugomba kugura ikindi ndavuga ati mana yanjye ariko ubwo urumva nagize amahirwe kugira abantu mu buzima hari igihe abantu baba ari umugisha hari igihe abantu baba ari nkonko nyine ari imana yanjye imana yo mu ijuru niyo ishaka kugira icyo inkorera kugira ngo nanjye ngire icyo mbakorera cyangwa se imana yo ikabahundwakazaho umugisha mwinshi kuko njye ako kanya nari ndi muri crise ntabwo nari kubikora ibibazo nk'iyo nza kuba nari muri crise imana itaguhaye uwo muntu w'umugisha noneho ngo unagire unafite izo mbago baguye ngo ugure kera ukanga ube wifashishije muri kumva nari gusara ariko naragiye baragukora kandi mwabonye ko babikoze neza igitesi cyanjye uri kumva ubwo rero shimye imana yo yabanye nanjye icyo gihe kandi nyine ikama uburyo kwitangira gute inyamurira icyo kibazo kandi yagikemuye atari ibintu bavuze ngo nababaye ngo umunsi umwe byabaga mbitangira kubikoresha ari kubera umugambi w'imana nyine iba yagize gute yanyitayeho kandi kubera inkunda ikintu rero nize ni iki nshaka ko tuganira nshuti zanjye ikintu nize muri urwo rugendo nize ibintu bitatu icya mbere nize mujye mwumva inama umuntu ukugira inama avuga ati wagize gutya ko bishoboka ko bizagenda gutya wireba ako kanya icyo kintu akubwiye kitaraba kuko urebye ako kanya ntabwo icyo kintu giha agaciro ahubwo bitekereza ikiragiye umwana atari ko se biramutse bibayeho koko rero twumve inama buri umuntu wese atugira tuyitekerezeho kandi duce make tuyumve kumva nk'iyo nza kumvira mama nkagura bekiye nkaba nzishyize mu nzu byari kumfasha nari kuzifashisha yego ariko nyine urumva ntazo nari mfite urumva byarancanze rero
mujye mwumva inama, umuntu wese ukugira inama ntabwo aba hari igihe aba atari we, ari nk'Imana yaje nyine ikaba ishaka kuguteguza ariko twebwe tukinangira tugakomeza mu byacu. Rero mujye mwumva inama ni nziza, ni nziza cyane. Mwumve ko ubu ngubu muri iki cyumweru ndi bujye kuzifata, ndi bujye gufata imbaga, umva nzegeke mu nzu yanjye, umva nzihegeke basi njye nzireba gusa, niyo ntazazikoresha ariko nzihashyire, kuko nyine anytime umuntu ashobora kugira ikibazo kimutunguye atatekereje kimuguyeho nyine gusa ugasanga biragoranye, kandi hari uburyo yari kuzategura mbere ntibibe byamugora. Ikindi nize ni icya kabiri ariko cyo nari isanzwe nkizi nanagikora, ahubwo nacyo nifuje kukibabwira. Muri kumva njya gufungisha ikirenge, nagezeyo nari mfite ayo kugifungisha nyine ko birahenda, nari mfite ayo kugifungisha gusa. Umuntu ugikora aba ambwiye yuko nyine n'ubundi nta minsi gifite. Umva nahise numva ndabaye se noneho nzakura he ikigura igishyashya, none se umva abantu babonye kuri TikTok naberetse akavideo nahise nyine mera, nabanje mbitekerezaho ndavuga noneho mwuka byarumwe nzabigira gute, mbanza kugira ubwoba, ariko nyuma njye ndi umuntu utajya utinda ku kintu numva ntashoboye, reka mbita nyine mvuga ati sinyishoboye, ubwo nyine uko kizagenda kose nuko ikintu nyine ntari buhindureho. Biragoye ko nkijyanaho umutima wanjye wose, ntabwo nyine mba numva njye nanakwiruka, rero kugira ngo nirinde kwirushya mu mutwe ku kintu nari bukore, ku kintu nari buhindure ako kanya biba bigoranye, mbita mbanza kugira gute kubyirengagiza. Rero ikintu nababwiraho nyine mu gihe ikintu kikuguyeho gutyo, mani wikwistressa, banza uturishe ubwonko bwawe, wibuke yuko hari ikintu ngiye nabonye, Imana ntabwo yakwanga kudufasha. Ikindi cya kabiri, Imana ntabwo ishaka kuduta nyine ngo uvuge ngo genda gutyo, ahubwo Imana yo iriza muri cya gihe dufite ibibazo, muri cya gihe dufite ikibazo tutari bukemure, tutari bugire ikintu dukoraho, Imana yo iraza ikaba iri kumwe natwe, ntabwo ihita igikemura ako kanya wenda, ahubwo yo iza kuguha imbaraga zo gukomera, zo kwihanganira icyo kintu no gutegereza igihe icyo kintu kizakundira. Rero mu gihe uhuye n'icyo kintu utari bukemura ako kanya, utari bugire gute, tuza umutima wawe wemere bwa bushobozi bw'Imana ubwakire, kuko usanga abantu benshi bahita basara bakarira, agahinda kakabica, bakagira gute, usanga ari ukubera batabuze imbaraga zo kwihangana, ahubwo ntabwo baba baturishije umutima wabo ngo bakire za mbaraga Imana iri buze kubashyiramo zo kwakira icyo kintu, zo kukimenyera nyine ngo bakomeze ubuzima. Kandi iyo wamenye nyine iyo wakiriye ikintu uzi ko biroroha no guhita ubona inzira igikemura, yaba ari wowe uyiboneye cyangwa se yaba ari undi muntu uje akayikubonera, ariko biroroha nyine iyo waturishije umutima wawe, ntupanike, ugasenga ukanizera ko Imana idashobora kwemera ko icyo kintu kibi kiri bukubeho. Ikintu nabashije kumenya ni uko Imana ntabwo ishobora gutuma ubabara, ntabwo yo ubwayo iba ibishaka, kandi nanone ntabwo iri buvuge ngo ntabwo ibi bimubabaza ngo reka mbikumire ngo ndeke ko bimugeraho, nowe irabireka bikakugeraho, ahubwo yo uyemereye cyangwa se yo wowe washyizeho umuhate, ibyo bintu birakugeraho ariko ntibigire icyo bigutwara, bikaza bikagenda bikagusiga uhagaze, bikagusiga ukiri wa wundi, ukumva nyine waratsinze, warabirwanije. Rero mujye mwizera yuko Imana idashaka kuguta muri icyo kibazo. Iyo wizeye ko Imana idashaka kuguta muri icyo kibazo, uba umunyembaraga, ukabasha kugisolvinga nyine mu buryo bwiza kandi bitagukomerekeje. Ikindi cya gatatu rero, ubwo icya mbere cyari kumvira inama, icya kabiri ni kwakira ikintu nyine wumva ko kikuremera ukacyakira, nyine ukanakigira, ukashaka uburyo nyine uvuga ati ntabwo Imana, ukizera Imana ishobora byose. Icya gatatu rero, icya gatatu,
icya gatatu nize singeze ku cya gatatu ahubwo siko numva bise biba bibiri. Icya gatatu ni muka proteze yanjye igipfa, urumva ngiye namaze igihe mbizi neza ko itameze neza, mbere y'uko ipfa nari mbizi ko itameze neza. Before mbibwira umuntu nari nizeye ko ashaka kunguriza nkazamwishyura, icyo kintu ndumva nagize kukibabwiraho. Arankatira nyine ambwira ko bitakunda ndindire business yibanzigire bikumva, kandi seriously pe nari kuyamuha. Sinzi nimba ajya areba ibiganiro byanjye ariko nari kuyamuha, kandi nkayamuha igihe nabimubwiriye, kuko icyo gihe bwo nari mfite amafaranga nzabona mu gihe nari namubwiye, kandi nari kuyamuha pe. Nyine arabyanga. Impamvu mvuga ngo arabyanga, ntago amafaranga nari mwatse nari mbizi neza ko ashaka kuyabona, cyangwa se agakura ikindi kintu cyatuma agira gute. Ariko ubwo nyine we wabona anyway, ntabwo wenda ashaka kuba yarabyanze, ariko nawe wenda ayo mafaranga yari afite ikindi kintu ari buyakoresha. Mureke tureke kumublaminga, wenda nawe yari afite ibindi bintu byihutirwa yari kuyakoresha, arayanyima. Iki naho nize rero, ubu sinshobora kongera nyine kwihutira kubwira umuntu, gusaba service umuntu nyine ngo mubwire ikibazo cyanjye. Ubundi mu busanzwe ngiye sinzi kuvuga ngo ngende mbwire umuntu ibibazo byanjye ngo ndire, nyine birangora kubera umuntu open nkamubwira ibibazo byanjye. Ariho ahantu benshi bakunda kuvuga ngo ujye ubabara, ese ngo ujye ugira ibibazo, ahubwo ugasanga ninjye nyirabibazo. Aho kubera ntakunda kwereka umuntu nyine yuko aho hantu niho nari ngize, kandi noneho nabyigiye ku muntu mubi. Imana imbabarire, nabyigiye ku muntu n'ubundi nari nzi neza ko uwo muntu ntajya mvugisha, ntitujya tuvugana, kabone nubwo ari umuntu wa hafi wo ikumva ari umuntu wa hafi, ariko ntabwo ari we nari kubwira. Nakoze ikosa ntabwo ari we nari kubwira. Rero ikintu nize ko mu gihe uri mu kibazo, icara utekane utuze, ubanze umenye umuntu wa nyawe uri bubwire ikintu. Ntimugahubuke, kuko hari igihe uhubuka ugasanga uwo muntu ubwiye si we wari kubwira, uwo muntu ubwiye ntabwo ari we byarebaga. Rero icyo gihe ufata umwanya, ntuhubuke, ugatekereza neza, ukabijyana gake gake, ukabona umuntu ukwiye wo kuyibwira. Hari n'igihe utabona umuntu ukwiye wo kuyibwira, ahubwo noneho iyo ugenze gake utuje ukihangana, Imana yo ubwayo iguhuza na wa muntu bireba, wa muntu umva icyo kintu kiri burebe kabisa, nta wundi kiri burebe. Mwige rero kumenya abantu mwihutira kubwira abaribo. Icya kane rero, muri ibyo byose kiruta ibindi byose, urasenga. Njye narasenze, narababwiye ko namaze igihe mbizi neza ko proteze yanjye ifite ikibazo, ariko itaraba grave ngo igeraho itandukana gutyo. Nari mbizi ko izaniza nyine uko nagenda ishaka gucikira mu muhanda ko yari ishaje. Icyo gihe narasenze, agenda yanjye niyo ibizi, naranditse Mana impa ukuguru kuzima, nyine ubwisimburangingo nzima, Mana kinzira, ndasenga bigeraho sinarambirwa, ahubwo ndavuga ngo Mana komeza. Noneho byageze aho mbona kuyisanisha nyine biri kugorana, ndavuga noneho Mana yanjye reka nsenge, Mana rinda iyi ngiyi ntizavunike ngo umuntu anyura mu bintu nageze ahantu senga, muri kumva, nkavuga Mana mfasha, noneho kuno kuguru nubwo gushaje kwacitse, mbabarira ntikuzaneza abantu ngo ngwe nko mu muhanda, nyine ngo ngwe buri muntu wese abone yuko proteze yanjye yagize ikibazo. Cyangwa se ariko muratekereza, sinzi abantu benshi, ngiye nkora mu mujyi, ariko Imana ni igitangaza. Muratekereza nk'iyo ndi nko mu mujyi, ariko ukuntu mba ndi kugendagenda nyine, wenda ndi nko kureba abakiriya, ndi nko kugenda hehe, Mana yanjye ikirenge kigatakara iriya n'ikindi
abantu bo mu mujyi noneho bavuga ati ngaho uyu we kandi bite, noneho njyewe ukuntu bitagaragara cyane nk'iyo nambaye ipantaro itamfashe, ibaze noneho kuba umuntu atari yabibonye ko mugaye, ajya kubona akabona ikirenge hariya ikindi hariya, narabitekerezaga nkumva ubwoba, nkagenda ngasenga nkabwira Imana, Mana mfasha kundindire kuno kuguru, ukurinde sinzagwe, ukurinde Mana yanjye, aho kuzacikira kuzacikire nyine ndi ahantu hari muri kwe. Kandi koko uko kuguru gucika Mana kwaranteguje muri disipurine, ntabwo kwigeze kuneza, ntabwo kwigeze kuneza abantu, karinyeganyije nyine ndabyumva ko kadafashe neza, bucya ngenda ngarutse noneho nta cyagiye byacikiye, murumva ntabwo byansebeje kubera nari nambaye ntabwo cyatata nyine, umva mbese cyacitse muri disipurine, urumva ko n'Imana nyine yagiye igira ite indinda. Rero mu kibazo, nimba ubona ikibazo cyawe kitarakemurwa nk'uko ugishaka, ahubwo senga usabe Imana basi iguhe kukibamo, ubwire Imana ngo basi mfasha ume kukibamo, nyine ntikigire indi ngaruka kinera, ntikigire gute, paka igihe wowe uzaza nyine paka igihe isaha yanjye iragera. Hari ikintu bakunda kutubwira ngo isaha yageze, isaha yawe ntiragera, igihe isaha yanjye yageraho uyu munsi ndyamugiriraho ejo. Rero senga noneho Imana ibane nawe kugira ngo ikugeze kuri ya saha yawe. Icyo kintu rero nicyo gikuru kugira ngo tuganire. Icyo kintu usanga abantu benshi ukavuga ngo reka ntange urugero wenda ku bakobwa, ugasanga umukobwa aragize abonye mugenzi we arashatse, ugatangira kwiheba, noneho ngize imyaka ingahe ngo urebe Mana, ugatangira guta icyizere no kugira gute, isaha ye yari iriye. Noneho ikintu uri bukore, senga Imana ahubwo ibane nawe muri urwo rugendo rwo kugumirwa paka isaha yawe igeze iguteturuye. Mbese usenge Imana mubane muri icyo kibazo, muri urwo rugendo rw'icyo kibazo, nyine igushoboze, iguhe imbaraga, iguhe nyine ukomera no kuguha imbaraga nyine zo kugendera muri icyo kintu cyakubangamiye cy'ikibazo ufite. Usenga Imana iguhe imbaraga zizakugeza kuri ya saha yawe. Ibyo bintu rero bine narabyize, hari harimo ibyo bikeya nkunda gukora, ariko hari n'ibindi byaje ari bishyashya nkavuga ati noneho reka nige ibi bintu. Rero urwo rugendo rwanjye niko rwagenze, urwo rugendo nyine mu gihe ntari maze, ibyo bintu nibyo byambayeho kandi byagiye bibaho mu minsi itandukanye. Ikindi abantu bakomeje kumbaza, hari abantu benshi bakunze kuri TikTok ko hariho narindi minsi myinshi bari kumbaza ngo Madiba yagiye he, Madiba arahari kandi ameze neza, nanjye meze neza, usibye ko nyine yarari mu bintu byinshi, nawe dufite akazi kenshi ari kubura umwanya, nanjye rero nibyo nari ndi kurwana nabyo, turi no gushaka nyine uburyo twajya dukora kenshi gashoboka. Ubwo ni Madiba nyine ari amahoro, hatagira no kubona kuri YouTube nyine umuntu nikoranye ikiganiro akaza kuvuga ngo Madiba aracyari mu kazi kenshi, ariko mu minsi iri imbere nabwo twese turabazwa, nawe araba yagarutse, dukomeze noneho dukore cyane. Indi nkuru rero nabazaniye ko numva ndi umukinnyi wa filime. Izi nkuru zo nzazibaha mu kindi kiganiro. Iki kiganiro cy'uyu munsi, ubwo indi nkuru ndayibaha y'uburyo ni filime y'uburyo noneho mba numva ndi guhimba, ariko muzi siko ntangiye kubivanga. Iyo nkuru nzayibaha, gusa nabyo nari mugiyemo, sigaye ndi umukinnyi wa filime, inkuru nzazibaha. Ikindi kintu nshaka ko mvugaho rwose muri iyo minsi nyine, ikintu cyamfashaga, yababwiye ikintu cyamfashaga muri iyo minsi nyine, mfite ibyo bibazo mpuze cyane, ikintu cyamfashije ni ikihe? Ikintu cyamfashije, nagiye nsanga ko naburaga uko ngenda gusenga
muri Graceroom hariya bari bafite ibiterane, njye nasengeraga online, nasengeraga online nabyo byaramfashije, biraryoha, biraruhura. Gusenga ni byiza, ni ukuri buri muntu wese njye namushishikariza gusenga. Gusenga birabohora, gusenga birakiza, gusenga bitanga ubuzima, gusenga ni ubuzima ubwabyo, gusenga ni umunezero ubwabyo. Nabyo nibyo nahugiyeho nyine byamfashije muri icyo gihe. Ahandi rero hamfashije aho ndahatinda kariya gacano rwose nanjye nakanjye, ni ukuri ndi umuramukuru, ni ukuri rwose kariya gacano ndagashuhuje, bariya abakobwa ndabashuhuje, bariya abagabo ndabasuhuje. Mwarakoze kuganiriza abagabo rwose, harya bavuga gute, mwarakoze kuganiriza abapapa rwose mwarabatubwiriye rwose mukomeze mutugire umva. Ariko reka ndeke blague, sibyo? Nuze DJ Vogue harya niko banuze iriya ya Tesha na nuze siko bayita, iranezeza nayo nyine yabanye nanjye muri icyo gihe. Njyewe nyine nababwiye ko mfite ibibazo ntashaka ibintu bifokasinga bimbabaza, rero nabo baransekeje rwose, narabireberaga nkisekera, baganiriza abapapa, baganiriza abamama. Ni ukuri rwose narababonye ndanezerwa, ni ukuri ako gacano nzagasura, ako gacano ni akanjye umurandarushye ariko byose ndi gutebya. Iriya cano iri so funny, nta stress haba, rero nabo baramfashije. Mujye mureka hari ikintu nkunda kuvuga ngo ikintu umuntu wese wagize uruhare mu byishimo byawe ujye umushimira pe. Rero kariya gacano rwose karamfashije, abaganga rwose baranejeje cyane, harya babaye n'abakira, ndumva barabaye abapapa, abamama, baba n'abanyeshuri. Ni ukuri rwose ibyo biganiro byose nabyo byagiye bituma stress yanjye nyine igenda ijya down. Rero nibyo nahugiyemo. Nakoraga siporo, ariko hari igihe nzakora ikiganiro ndi gukora siporo, mbere ukuntu nkora siporo njye ndiruka, abantu muvuga ngo wiruka gute, hari igihe tuzajyana muri siporo nkayibereka. Rero umva iyo minsi yanjye yose nuko yagenze, nibyo nahuye nabyo. Rero mbabwira ngo nagarutse, kandi noneho nagarutse igihe cyiza, ibintu byanjye byose byagiye ku murongo. Gukora ibiganiro byajyaga bindushya guys, ntabwo biba byoroshye. Hari umuntu ubona umuntu wenda asohoye ikiganiro niyo cyaba gisa nabi, niyo cyaba kimeze gute, ariko bitamworoheye. Rero uburyo bwabonetse, nzajya nkora kenshi gashoboka, kenshi kagize gute gashoboka. Naje rero iki kiganiro cyari cyo kubasuhuza no kubabwira ibintu nari mugiyemo kugira ngo twongere. Rero nibyo nahugiyemo, nibyo rero byari byaratumye ntinda kuza gukora, ariko ubu icyerekezo cyabonetse, tugiye kuryoha. Rero mukomeze mushyigikire, mukomeze mume subscribe ku muntu utarakora subscribe, ndetse kandi amakomenti yanyu mujye muma ibitekerezo nyine, mumbwire uti wagira gutya, wakosora iki, nta muntu muri kosa, igitekerezo ati inama nakugira, gira gutya, itwaye gutya. Rero ndabashimiye rwose kandi ndabakunda, dukomeze tubane.